dore ngizi ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu tugiye kuganiraho muri aka kanya. Kigali University yasabye abanyeshuri kwigira mu rugo, naho ubundi indi nkuru y'akasamutwe cyangwa se y'incamugongo nuko umugabo umwe gutya yapfiriye muri Uganda azira cyangwa se yishwe n'inyama yamize. Ese iby'iyi nkuru byifashe bite by'uyu mugabo wazize inyama cyangwa se wapfiriye muri Uganda azira kumira inyama yarangiza ikamuhitana? Tugiye kubirebera hamwe rero tudatinze ku nkuru yacu ya mbere hano kuri Real Vibe. Mbabwira neza ko iyo ukoze subscribe cyangwa se iyo ukoze subscribe ibiganiro byacu bikugeraho mbere y'abandi bitabaye ngombwa yuko ubanza kujya muri search, kandi twebwe tubagezaho inkuru udashobora gusanga ahandi, cyangwa se inkuru ziri updates, inkuru bigezweho niyo twe tukugezaho. Ubuyobozi bwa Kigali University bwatangaje ko mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya Marburg, abanyeshuri bayo bagiye kumara icyumweru bigira ku ikoranabuhanga badahura mu buryo ubusanzwe. Iyi ni imyanzuro bafashe kuri uyu wa 30 Nzeri mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira rya Marburg cyangwa se uburwayi bwa Marburg, icyorezo kibi cyane gikwirakwira vuba kandi cyica cyane kuko cyica 88% by'abacyanduye. Ibi Kenya yavuze ko kuri uyu wa mbere ku itariki kuri itariki ya mbere bagomba kugira gute, itariki ya mbere ukwezi kwa 10 bagomba guhugura abanyeshuri bashya ndetse n'abakozi bayo bashya ku bijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo nabo babashe kuba bajya hehe basubira mu rugo bakigirayo mu gihe kingana n'icyumweru. Kenya University itangaza ko ibijyanye n'imyidagaduro cyangwa se ibijyanye n'imyidagaduro na siporo, koga bibaye bihagaritswe cyangwa se guhura bisanzwe bibaye bihagaritswe mu rwego rwo gukumira cyangwa se kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo cya Marburg cyangwa se virusi ya Marburg. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 30 Nzeri mu rwego rwo kuburira cyangwa se no gushishikariza abakiriya bayo ndetse n'abakozi bayo gukomeza gukaza ingamba ndetse no kwirinda icyorezo cya Marburg kiri gukwirakwira cyangwa se gikomeje gutesha umutwe inzego z'ubuvuzi ndetse n'inzego zitandukanye hano mu gihugu. Kenya University yakomeje ishishikariza Kigali University yakomeje gushishikariza abanyeshuri bayo ndetse n'abakozi bayo gukomeza gukaza ingamba zo kongera isuku ndetse no kugira gute no gukaraba kenshi cyane inshuro nyinshi zishoboka. Tudatinze rero hano kuri Real Vibe nkuko nari nabibasezeranyije, nababwiye ko ngiye kubagezaho inkuru y'umugabo wishwe n'inyama cyangwa se wanizwe n'inyama bikarangira avuye muri uyu mubiri cyangwa se muri uyu mwuka twe duhumeka. Ese uyu mugabo byagenze gute? Ngiye kwibabwira muri freestyle cyangwa se nyibaganirize nkuko nayikuye kuri source ya igihe.com. Uyu mugabo ni umugabo w'umunyarwanda ukomoka mu karere ka Burera cyangwa se mu ntara y'Amajyaruguru, wari wituriye mu Bugande cyangwa se wari wituriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda mu gace cyangwa se mu ntara mu karere ka Kasoro. Uyu mugabo rero yari amaze igihe adabonana n'umwana we w'umukobwa cyangwa se umwana we w'umunyeshuri wari usanzwe yibera ku ishuri. Nuko umwana w'umukobwa aravuga ati rwose ntago mperukana na papa cyangwa se gusura papa aho asanzwe yibera, reka nzanyaruke nge kumusura. Umwana rero yarateze aragenda asanga papa we koko asanga ari amahoro ameze neza. Iyo ni ifoto ye imbere y'akabari akimara kwicwa cyangwa se akimara kunigwa niyo ngwagasi y'inyama ikamumaramo umwuka. Aho ngaho ni imbere y'akabari aho ibyo byose byabereye. Nuko umwana rero yagezeyo asanga papa we, yamusanga mu rugo hasanzwe acumbitse cyangwa se aho yibera. Bityo rero ise aramureba aravuga ati umwana wanjye yansuye, ni byiza cyane, reka mujyane aho nsanzwe njya ku cyokezo cyangwa se ahantu kwa Mucoma babanze bamukorere udufiriti ndetse n'utundi tuntu turyoshye, bityo
turebe ko twakwishimana. Bageze aho ku kabari rero bazanye inyama, bazana ibyo kunywa. Umwana afata inyama ya mbere ararya, umugabo nawe afata iya kabiri ararya. Birangije birangira nabi. Iya gatatu ntabwo yigeze irenga umuhogo. Inyama ya gatatu rero ntabwo yigeze irenga umuhogo, ahubwo yageze mu muhogo irabana neza, umugabo abura umwuka. Birangira umuvandimwe cyangwa se nyakwigendera avuye muri uyu mwuka w'abazima. Umwana we w'umukobwa yatangaje ko yababajwe cyane, aterwa agahinda ndetse anashengurwa n'urupfu rwa papa we, kuko batari baherukanye cyangwa se bari bamaze igihe batabonana. Inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ibanze aho ngaho muri Kasoro aho muri Uganda zatangaje ko uyu mugabo zitari zimuzi, nubwo yari ahatuye ntabwo zari zisanzwe zimuzi kuko atari yaribaruje. Abanyarwandakazi rero, mbere yo kujya gutura ahantu ujya ubanza umekinge sure neza nimba waribaruje, kugira ngo inzego z'ibanze zibashe kumenya niba koko unatuye muri aka gace. Hano ni kuri Real Vibe, nk'ibisanzwe njye nitwa Eric Wacu. Nkunda abantu bose bakora subscribe hano, kubera ko iyo umaze gukora subscribe inkuru zacu zikugeraho ku gihe, kandi bitabaye ngombwa yuko ujya muri search ngo ugiye gushakisha amakuru agezweho, kuko iyo wakoze subscribe ugakora no kukazogera, iyo ndangije kwa uploading cyangwa se gushyiraho inkuru cyangwa se amakuru uyabona mu ba mbere. Hano ni kuri Real Vibe, ni wabo w'amakuru, ni wabo ibyishimo. Turabashimiye cyane kandi mbifurije ibihe byiza birangwa n'umunezero, ndetse ibihe byiza bitarimo uburwayi bwa Marburg. Uwiteka ajya akomeza abaha ibyo mwifuza byose. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, ibihe byiza cyane.